yo guciye kuzira gutya ubuse abagucaho nubwo bagwa ariko babona n'ibisebye ko ndari tubona ko bisebye kandi natwe tubona ko bisebye abo dusaba twishimye gusa ikintu kimbabaza ni kimwe uzigwaguruka mu rugo ugiye gusaba ngeze ku rusengero mpinguka ko bitamutabaruka muhingutseho arambabaza cyane nawe rero waramutse mwari mu ngwego ndavuga rero nagize akabazo nasabye umuntu amereza umwana arigendera none ntago wanshakira ukuntu wakwitangisha muri rusengero abakristo tugafasha umwana bakaba bamfasha byibura nkabona isume ko urora na kimetemo yari yamumaye agatambara ahetsemo gusa no kugafunga kwera mu gatuza bikanga nari munini tambara ari gato gutabaruka arambwira ngo hano si muri aruferine ngo mujyane muri aruferine kuko hari umupolisi wigeze yansanga ku muhanda arambwira ati ngiye kugufata nkujyane kukuri inzererezi ndangije rero kubera agahinda ko umutima amarira araza arambaza ati kubera icyo urize ndamubwira ni ukuri ntabwo nsaba ku bwanjye ahubwo nsaba ku bw'umubabaro mfite ati se ni ukubera iki ubabazwa n'iki nuko mubwira amateka yanjye ndambwira rero kubona mba nicaye gutya mfite akabazo nkunda kugira amarira ndambwira mfite akabazo nuko arambwira ati ngaho kambwire ndambwira rero ikibazo cya mbere mfite umwana ndera nicaye ku nzira umuntu araza musabye amereza uruhinja rw'amezi 3 amajije kurumereza arigendera noneho ikindi kintu cyambaje nuko nkuriya mupolisi yanyoreje agira ati ku murenge bagufashe nagera ku murenge banyoza ku kagari gitifa kanyirukana yansohoye n'akagari kagateko yansohoye nabi ku buryo nari ngiye yahiritse gutya mbese ntambago nari mfite n'inkoni genda gucura ubwami nariko inshuti zacu kandi bakunzi bacu mwese mudukurikiye nongere mbaye ikaze kandi mbakire mu kiganiro cy'uyu munsi ni yacu TV nakunda ijambo TV tukaba twahuriye hamwe hano kugira ngo dukore ikiganiro kitari nk'ibisanzwe nkuko mubireba dufite umumama imbere yacu araza kutubwira amakuru ndetse no kubibwira hanyuma kandi ikintu ari bubasabe inshuti zacu mudufashe mutugirire impuhwe n'imbabazi mudutere inkunga tugikore ndabizi mu bushobozi Imana yabahaye mwese byavamo mama tubanze tugusuhuze umeze neza aho ndashima Imana amakuru yawe imeza witwa gute Kashaka Petronira amakuru y'iminsi makuru y'iminsi ni meza buhoro n'uburwayi uburwayi bumeze gute ndwaye umuvuduko n'igifu mfata imiti ya buri munsi mu buzima busanzwe bimeze bite bapi n'ubukene gusa ubukene hari igihe umuntu avuga ngo ni ubukene nanjye buno mu mufuka nta n'ijana ririmo basanga ubukene turabunganya oya birarutana wowe ubukene bimeze bite hari abantu benshi bakuzi hari n'igihe wasanga bari kukureba bamwe mu bantu bakuzi ubukene bwanjye ni uko nyine ubuzima nko kurya kurera abana biba bingoye ni ukuvuga ngo imibereho yose gikura nko ku muhanda nicaye nko ku muhanda bagira neza uhise wese akamfasha numva ko ubuzima ni danje burakazi mu kazi ukora bwose ubwo ni ugusaba ndasaba nta neza hari umurimo ngira kuvuga ngo nigwa ahangaha byagera saa 11 saa 12 najya ku muhanda nkajya kubera ko hari abagira neza bamfasha kugenda simbishobora kugenda nkareba aho nicara nyine
utambutse yamfashe ijana y'amadesa nibwo buzima ubwo buzima nkabona ko nabona icyo kurya. abantu baguha se ubona bakwishimira gute? Umuntu nyine ntago yaguha ngo ubone ko ababaye, aguha gukunze kugira ngo imibereho nyine yicume. Burya umuntu akora umufuka akaguhereza kubera ko umutima umubwiye ati mufashe. Burya niyo umutima umubwite ifashe uriya muntu, burya abagukunze ntago abakwanze, abagira ngo umunsi wire nawe ubeho nawe abeho. Yego. Noneho rero byaje gute kugira ngo wisange ku muhanda? Byatangiye ryari, byagenze gute? Ubundi njyewe naje navutse gutya nyine mugaye, ako mvukira mu muryango nyine ukennye. Noneho nisanga nta bushobozi, nza gushaka umugabo wa mbere arapfa, nshatse n'uwa kabiri arapfa, kandi ariko nyine nsigarana abana. Ubwo rero mu buzima busanzwe nicaye iwacu imyaka 5 binshanze njya ku muhanda. Ubwo rero kugira ngo ntunge babana n'abana, urabona ni buno mbyaye 5 n'uwo ndera wa 6. Imana yampaye nicaye nyine ku nzira nyine. Ubwo rero nahise mbona abandi bagenda nanjye ngenda gutyo. Kugira ngo nyine njye mbasha gufasha umuryango wanjye, kugira ngo abana babeho. Rwaye n'inkorora. Ndakorora, ndwaye inkorora. Umugabo yarapfuye n'undi arapfa, usigara wenyine n'abana 5. Ariko ubwo bari 4. Uwo turi kumwe ubu niwe turi kumwe ubu ngubu. Namushatse nyuma yuko ubwo buzima bukomeza kumbaho. Ufite umugabo wundi mushyashya? Ndamufite, ariko nawe nta kazi nta mibereho, ni ugutera uturaka hirya no hino. Byabyanze nyine nkajya ku muhanda. Wari kuvuga ngo ufite abana 4 n'undi wa 5. Undi wa 5 ngo Imana yaguhaye. Kusetse. Nyuma y'ubwo rupfu rwabo nguwo ubwo nyine byaranshanze, nkajya mu muhanda nkasaba, mbona ubuzima bunidanje. Aza kumbwira ati ngwino tubane, n'ubundi turabana. Tumaze kubana rero n'ubundi nawe ni umukene, ni imfubyi. Nuko tumaze kubana rero, tubana mu buzima busanzwe, nkabona imibereho iranga. N'ubundi nkomeza kuba najya mu muhanda. Kabana mu muhanda. Yaje kujya kunyonga, akora impanuka. Akoze impanuka rero ntiyasubira mu muhanda kuko yarubaga igare tukabona icyo kurya. Aretse gusubira mu muhanda, ubwo nyine n'ubundi urumva ko nakomeje imibereho yanjye igumi yo gusaba. Biranga. Abana 5 bose murabana? Turabana bose uko ari 5. Kandi nibo batunze? Ngewe batunze nyine. Ubwo ngiye nkajya ku muhanda, ndazi icyo mbonye nkaha ngateka tukarya. Ese nta bufasha waba warigeze ubona wenda ku buryo byahinduka? Ubufasha ntabwo, kuko hari umupolisi wigeze yansanga ku muhanda, arambwira ati ngiye kugufata nkujyane ku Kuri inzererezi. Nangije rero kubera agahinda ko umutima amarira araza, arambaza ati kubera icyo urize? Ndamubwira ni ukuri ntabwo nsaba ku bwanjye, ahubwo nsaba ku bw'umubabaro mfite. Ati se ni ukubera iki, ubabazwa n'iki? Nuko mubwira amateka yanjye. Ndamubwira rero kubona mba nicaye gutya mfite akabazo, nkunda kugira amarira. Ihangane. Ndamubwira mfite akabazo. Nuko arambwira ati ngaho kambwire. Ndamubwira rero ikibazo cya mbere, mfite umwana ndera. Nicaye ku nzira, umuntu araza amusabye, amereza uruhinja rw'amezi 3, amajije kurumereza arigendera. Ndamubura. Ubwo rwa ruhinja ruba rukeneye amata,
rukeneye n'ibyo kurya rukeneye kuba nanjye kandi mu buzima busanzwe nanjye ntacyo kurya mba mfite n'abandi bana aza kujya wa polisi yinjira mu nzu aho bacuruza angira impuhwe arambwira ati rero ngiye kuguha nomero yanjye mwohereze ku murenge aho utuye arahambaza ndahamubwira maze kuhamubwira arambwira ati rero genda ugende genda uhahira abana barye nibamara kurya uzajye ku murenge ugerayo uzatanga inomero bampamagare tuvugane naraje koko ubwahise abikuza 5,000 arabimereza maze kubimereza mpita ntahamahira abana bwarakeye mu gitondo njya ku murenge yari ijari ngeze ijari rero ndeba gitifu ndamubura ndambwira ko gitifu mubuze ati rero reba sosiyare umumpereze sosiyare ndamureba ndamumuha baravugana barangije kuvugana sosiyare arambwira ati genda mu kagari uturukamo bakwandikira agapapuro kemeza kuri umuturage wabo noneho uze tugushakire ubufasha naraje ngeze ku kagari nsanga gitifu nyine uriya mugabo maje kumusanga ndayimutekerereza mbimubwiye arangije nsohora nabi arambwira hasi ho basaba i Kigali ariko kubwira ubwo nahise nyine ntaha ngenda mbabaye ariko ndatamamagara seto wari uriho arambwira ati genda tuzabikurikirana ndategereza ndaheba ngiye guhamagara sosiyare narambwira ati nta kintu twagufasha mu kagari uturukamo nta kintu nta rupapuro tugutumye baguhaye ubwo bihereraho gutyo n'ubundi ndongera cya kizere cya wa mupolisi amahinete bazagutera inkunga uvuye ku muhanda ndongera nsubira ku muhanda ko nibwo buzima nyine imibereho yanjye isabune icyo kurya nyibona avuye aho ngaho ni ukuvuga ko ku kagari banze kugufasha ku kagari nyine banze kuma ako gapapuro sosiyare yashakaga kugira ngo arebe ko ku kagari bakanyandikira kemeza ko ndi umuturage wabo bagaragaza uburyo mbabaye n'ubukene n'ibibazo mfite byuko urumva ko bazi ko ndera uwo mwana bazi ko ndi nyenye bazi ko mbese imibereho yanjye yose barayizi dore ko nkimara no kubona uwo mwana nagiye mu mudugudu ndamwerekana kugira batazavuga ngo nubo nibye cyangwa wenda umuntu yaba nkasabisha ndababwira dore umuntu yantereye umwana nta bushobozi mfite noneho umudugudu arambwira ati rero abwira abaturage ati noneho rero reka muterateranye ko mwabona ijana tumuguriye amata dushakishe nyina w'umwana wenda yaboneka baranafotora n'uruhinja birangije haguruka umugabo bitabere nari arangije avuga atera agatoki aravuga ngo ngiye ngo mfite ikibazo ku bagore basaba mu muhanda ubwo yaba ari umuntu wamuhaye kugira ngo ajye asaba abagabane ubwo nta n'umuntu n'umwe ampaye igiceri cy'ijana ariko nagize kwizera nari mvuye gusenga ngira kwizera ndangije ndavuga nti mu mutima wanjye ndavuga nti Imana ishobora byose yamumayirama n'amata yo kumwaka kuko bamuma nimugoroba ari kwa gatandatu bya ku cyumweru njya gusenga nabwo mura nibigeragezo nawe nabyo nageze ku rusengero mpinguka ko bitamutabaruka muhingutseho arambabaza cyane nawe rero waramutse mwari mu ngwego ndavuga rero nagize akabazo nasabye umuntu amereza umwana arigendera none ntago wanshakira ukuntu wakwitangisha muri rusengero abakristo tugafasha umwana bakaba bamfasha byibura nkabona isume ko urora nta kintu metsemo yari yamumaye ari agatambara ahetsemo gusa no kugafunga kubera mu gatuza bikanga nari munini tambara ari gato gutabaruka arambwira ngo hano si muri aruferine ngo mujyane muri aruferine none birambabaza nsubira inyuma nanasenze yewe pole ngeze mu mudugudu nabwo mwerekanye komera ihangane komera ngeze mu mudugudu mwerekanye nabo bavuga gutyo pole biba birambabaje nditahira njya mu rugo
ariko ngomeza kubana no kuvuga mu kwizera ndavuga ni Imana yamaye uyu mwana ifite ukuntu ari igihe zacu izindi nzira nicara ahantu hari imboga ndatuza ndasenga umutima ujya hamwe nkomeza ubuzima ahandi bamumpereye nza kuryama shamwerekwa mbona umuntu amuteye inkota mukikiye umwana ndangije ndavuga ni ahantu reka ne kujya mpasubira noneho ndagenda hindura ahandi ho kwicara nabyo nagorobereza ninjoro kubera ko mva mu rugo saa 11 nkagenda ku manywa mbona biteye ikibazo kujya gutangira abantu basaba genda bwije nabwo nkatekereza havuga nti ntabwo ni abari gucumuza abagenzi gendera ku manywa ajya njya muri gare nimugoroba akaba ariho nsabira ni nahuye n'abaterankunga bakajya bamfasha umwe akampa 1,000 akampa 100 akampa 500 ndagura n'umuntu w'umusore rero ubwo niwe wanamfashije kugeze na n'isaha mbona aho kuba nicaye nk'uko ubundi ntaho nari mfiteho kuba nuko ubwo naraje rero ndatuza ndakomera njya muri gare nkasaba nkagura amata suritiro nahereye kuri suritiro ngeza kuri litiro kugeze ku mafaranga wasabye ku mafaranga nasabye niko namureze n'ubuzima bwanjye n'abandi bana ndujeho no kutuba numvikana n'umugabo nawe bikaba ari ikibazo birambabaza cyane ariko ndavuga ngomeza kujya kwizera ndavuga okay nubwo umugabo atamfasha abantu ntibamfashe wenda muri quartier ndora gucya nako nagenda nkabona wenda icyo gihumbi cy'ingwa 2 nkagura turamata nkabo umwana anywa n'abandi nkambona icyo barya ndavuga ni Imana yamumpaye ifite n'ukundi kunizabigenza ubwo nyuma yabwo rero nibwo naje kuba ndi kugenda mura n'umwana w'umuhungu arambaza ati kubera icyo usaba ndabwo impamvu usaba ntago ari uko mbikunze ahubwo mba afite ibibazo ambwa ati ibibazo ni bihe ujye usaba ukanabyara ubwo wari uhetse umwana nari mpetse umwana ndabwo rero nukuri mbabarira umuvandimwe reka kunkomeretsa nanjye mfite agahinda arambwira ati se agahinda kameze uti twitnyati ngwino hano twicara mu kazu k'irondo bamwita Christian nyine turicara turaganira ambaza ati se ni iki gituma kandi ukanabyara ndabwa rero ntabwo nsanga byare nanjye nasabye umuntu nk'uko ngusabye nk'uko amiyo bage cyangwa ukamereza big ufite amereza umwana none ubuzima bwawe najyaga kwicara ndabona buncanga niyo mpamvu ndi gusaba hano muri gare ubwo rero ubuzima bukomeza gutyo ariko ikintu cyaje kumbabaza muri make mu mudugudu narabegereye nta kintu bamfashije ku rusengero nagiye usibye umunsi umwe bitanze nabo baramfasha bangurira amata ariko ibya mutabaruka byaravuye urumva ko we twari hanze ariko abo mu nzu baje kubimenya baramfashije none ikindi kintu cyambaje nuko nkuriya umupolisi yanyoreje agira ati ku murenge bagufashe nagera ku murenge banyoza ku kagari gitifu akanyirukana yansohoye ubwo nakaye kagari nakagari kagateko yansohoye nabi ku buryo nari ngiye yahiritse gutya mbese ntambago nari mfite n'inkoni genda gucura ubwami ariko umuntu wari hafi yanjye baramfashe birambaza nzandira ubwo bitanzinuka no kuzongera kugira ikintu ufasha nsaba ubufasha mu bayobozi ndaceceka wa mupolisi se ntago wongeye kumuhamagara umupolisi nagiye muhamagara ngeze ndavuga nti ibingibi yaba ari ukugumya gucokoza umuntu reka mwihorere yaramfashije aminzira nakanyuramo ngo mbone imibereho none igihe banze kumfasha ntago nakomeza kumuhamagara reka mwihorere pole sibyo ko na numero y'ubungubu telefoni banyibye na nomero z'nyifite na telefoni ari muri barayize ndababara cyane gusa nsenga Imana izongera impuze nawe byibura oya izaguza n'abandi bakomeye kurushaho bazanagufasha direct kubera Imana ni iki kintu rero wumva wifuza wasaba ikintu ngiye numva mwamvuganira birambabaza mbitekereje pole byagenda kenshi umutima
pole kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Dawidi ngo yaravuze ngo yabonye igeze kubona umwana mukiranutse so yicwa n'inzara cyangwa urubyaro rwe rusabiriza babara ko ndi umukristo mwicara ku nzira nsabiriza kandi n'ukuri nubwo babona wenda babona twebwe yo guciye ku nzira gutya ubuse abagucaho nubwo bagwa ariko babona n'ibisebye ko leta ibona ko bisebye kandi natwe tubona ko bisebye abo dusaba twishimye gusa ikintu kimbabaza ni kimwe uzi guhaguruka mu rugo ugiye gusaba nubwo mugari ko mfite umutwe watekereza wamice nicara nkakora ibyo byamfasha naruka mu mutima nibura n'abana banjye bajya barira isaha babonye icyo gukora nabo babona aho bicara bava ku muhanda ibyo ni icyo cyamfasha gusa mwihangane ko ngira amarira cyane yihangana no gukomera ngira amarira cyane birumvikana amateka yanjye iyo nyagiyemo ngira agahinda amarira akaza gusa nagiye ngerageza kumva nabihagarika ariko byanze nako niko bigenda no gukomera kandi wihangane Imana buri ibizi ikintu igomba kugukorera nuko nyine ntabwo ibikorera igihe uko tubishaka Imana yigira igihe cyayo kandi kuba wizera Imana unasenga nubwo yamugani nyine abo dusengana nabo ari bo badusubiza inyuma ariko ihangane bizakemuka ibyo ndabyumva burya n'umwana w'umuntu nawe bagwa nuko Imana yamuyoboye ariko noneho byagahinda mba mfite urabona hari igihe ngera mva ku muhanda saa 5 z'ijoro kuba nagiye saa 12 nagera hano ubwo nkagura icyo guteka yenda iyo umugagiye wenda guhiguye dakabubura ubwo nyine urabyumva n'ubundi nago namubwira ngo duhayire ntacyo afite iyo mugize icyo nsaba ku muhanda nkakibona n'ubundi turateka yaba ari umwana wajya kwiga n'ubundi ndamukangura kandi stress burya mu mutwe haba hari utwo ngo dutuma umuntu usinzi yakora neza nabyumvishe kuri radio ukuvuga ngo nabyumvishe nsanga n'ubundi iyo nkanguye wenda nk'abana mubyuke mujye wa mwanya yaragezemo arimo amerewe neza abawutaye urumva icyo nacyo nagahinda n'igikomere si uko wenda bambabwiye ngo ubyuke turye kugira ngo ubuzima bukomeze ko mba nibaza bose nimba babwiriwe barongera naburare ntabwo byashoboka nanone aba ari ikibazo nanjye mba nirebaho nkumva uko mu mubiri hameze sije ko Imana yamishe kanwikiza inyama nibonye nibavuga ko cyonje nabibonye ntiyanakeka ko wajya no ku muhanda ntabwo yabikeka abantu bajya bambura akambwa turi umukire avuga ni mu izina rya Yesu koko ndi umukire kandi bari abantu bafite amaguru n'amaboko bahagaze neza bakavuga ngo uri umukire bitewe n'uko mbona wenda nimiturije nimereye gutya ntavuze nagize gute kuko habwa n'umutima ugize gutya ako yagucaka ko ati wowe buriya rero n'umukire ko kenshi n'abantu bambwira bati n'abantu bajya bansanga bakambwira kenshi wenda nk'abashinzwe umutekano kambwa atari ko moto ikuzana buriya moto si yawe ikora mu muhanda ntabwo ni ukuri bene data nanjye ubwanjye byarancanze umuntu amaye rifuti kuri moto ndaza nubwo nyeri rifuti ku modoka ndaza wowe akamwaka wowe ufite moto mwana ariko nkaceceka bakangura turumukire ako nyine ngatuza ko hari kwizera agiye kurema Imana wenda izangorera Imana izabikora wenda gahinda gashire Imana izabikora komeza wihangane rero kadusoze sibyo turagerageza tubwiye abantu nabo barabyumva barebe ko kuntu bimeze nta kintu nta hantu tuba tubahishe amakuru aba yumvishe kandi buriya Imana ni nayo ikora bamugane abantu Imana niyo ibakoresha wowe ntuhangayike cyane uhita ukwizera niko kwa mbere ubundi kandi gusa gihe cyifuzo mfite mungoreye ubuvugizi byibura nkabona umwana wanjye yize
wenda ako naze tumureba ngo no hano sha akazatera imbere mugenzi aba nakiriho wenda nkazabona nubwo narapfuye wenda akiga ibyo byazamfasha kuko nanjye wenda nazasiga inkuru nziza imusozi kandi n'abaye marine ngabe mayibobo nuko nawe nakana keza disi niko witwa nde Mugisha wiga mu kangahe mu kabiri muri materineri oya primaire yiga mu kabiri yego ubona afite imyaka ingahe 6 yo disi nanakoze nta kibazo ngaho igendere sibyo bon appétit icyo ni cyo cyifuzo naba mfite umwana ajye ku ishuri yige gusa nubwo yiga ariko nta bushobozi mba mfite urumva se wambwa ni ku ishuri nawe mwishyurira ntabwo oya ku ishuri naragiye mbaza abayobozi nyine barambwira bati we mujyane ujye kwiga ubwo nyine mujyane ajye ku ishuri ntawe uzakwishyuza ngo nagiye bakoze inama barambwira ati genda ujye ku ishuri hari umushinzwe imibereho myiza y'abaturage nambwira ati genda ujye ku ishuri izina yaryo bajya ati genda ubabwire ko ari ngiye ukohereje ndagenda ndamuhamagara ubwo barambwira ati n'imyenda nzayiguha akubwa imyenda nariyeranje nyine nishakaho n'udukaye n'amakaye ntabwo byoroshye biba bingoye ni ukuvuga ngo saa sita nimba abandi bagiye kurya ararya gute kandi bakambwira tuzishyura ntibaze se nzishyura no mu rugo ko mba nabuze icyo mbahereza ku ishuri nibwo nzabonaho nishyura ahubwo ujye uza dusangire ibihari ibyo nabonye tubisangire kandi ku ishuri bakavuga bati umwana agomba kurya nk'abandi nawe baje barambwira ati ashobora kurya arya nk'abandi ntabwo uzabura yo kwishyura ndaceceka ndatuza urumva ku ibyo byose n'imbogamizi mu mutima wanjye babi kenshi ibibazo byo byatumye n'umuvuduko uza agahinda kadashira noneho se imiti se yo uyifata buri munsi amafaranga bigenda gute ubushobozi bukurahe imiti nyine bakayimikananira ikanyica bukeye bampa ibinini byo kwigurira bampa n'umuti kubera ko mu gatuza ngo basanze hafunganye ndahumeka umwuka ukazamuka kongera uzamuka vuba ukamanuka vuba guhumeka neza keretse iyo nabonye ibinini bifungura mu gatuza cyangwa se nkaba uwo muti nawubonye ugura 5,000 mfite n'undi nywa nanone w'igifu ugura 2,200 ari uriya nari kunywa ubwo nyine iyo miti yo nyifite nibwo mbasha kuba nagira ubuzima ariko iyo ntayo ndabona ubwo nyine mba mpora ndi wa wundi uzamura kuka gakeya nagenda bikananira habwe gukora siporo na siporo sinyishoboye ubwo nyine uruba ari ibibazo yewe shapore reka tugerageze turebe tusabe abacuti bacu inshuti za yacu TV nakunda ijambo turabasaba mudufashe mutwumve ntabwo tujya tubasaba kenshi ariko byibura uyu munsi tugira ikintu kizima dukora ndabashimiye ndumva twasoza sibyo Imana izabikora Imana turayisabye nayo twumve igira ikintu ikora yatunyuraho yanyura kuri wewe aho yanyura hose igikorwa cyayo kigomba kukugaragaraho irabishoboye pe ko mfite kwizera urakoze cyane rero Imana iguhe umugisha namwe Imana ibaha umugisha mu bwa mbere ibi bimbayeho ntago narinzi ko byambaho kandi twaranakubuza igihe kinini twageragezaga kukuvugisha wapi no kubitinya nyine impamvu ugiye nabitinyaga navugaga se ni gute najya kuri televiziyo abantu bose bakambona kenshi ngavuga ngo njya gusaba nkumva nyine ni ibibazo bindimo bikanera n'imfunwe mbese urumva kujya kuri televiziyo ukavuga ngo njya gusaba ntabwo aba ari umurimo ugiye gukora reba ukuntu mfite nk'ubu urabona nubwo mugaye ariko imbago nayifata nkicara ku kintu nkacuruza wenda mugakaguru ariko umutwe harakora aratekereza burya
abamugaye batubwira ko umuntu umugaye nabi ni umusazi. Umusazi ntago abatekereza, ariko uyu mugaye akaguru mu mutwe abahakora hatekereza. Ubwo rero kuvuga ngo njya gusaba numva ari ipfunwe, kuko mba ncumuza abagenzi bigendera. Na wa wundi ugwaye umutse ejo akongera akagaruka akongera akaguha, urumva nawe afite ikibazo. Umuntu ejo namuhaye ejo none yagarutse, urumva ko nawe afite ikibazo se. Wa mugabo ni hari nabo gutuka. Oya, nta muntu ujyanuka, nta muntu ujyanuka rwose. Baramfasha ahubwo nabo mbasaba umugisha, kandi nawe ndumva ko bazambona buriya, yaba papa bacu, yaba mama, abasore, abantu bose bitanga, mbasabiye umugisha kuko ubuzima bwanjye mbaho ku bwabo. Komera cyane, komera. Nakundi byagenda. Kandi ukomeze ukomere, nihangane, gira imbaraga. Nujyayo uvuga uti mwami Yesu uyu munsi umpereze ikintu hano nyuma kubera umushinga wanjye no kubasengera. Nese ntabasengeye byagenda gute? Ntago babona icyo baguha. Ntago byashoboka. Reka dusoze, twavuga bukira bugake. Bwakwira bugake. Reka turekere aha ngaha, duharire ubutaha, tuzagarukana none. Abantu nabo baradufasha buriya, nibo bazatuma tugaruka. Yego. Ubundi abantu nabo batuma dusubira aho twavuye, tukajya kuvuga yenda byabaye, tukashimira, cyangwa se tukavuga ngo badutumye gutya. Ariko se ufite telefone? Ndayifite. Waduha nimero yawe. 078 0 10 18 46. Okay. Inshuti zacu rero, iyo ni nimero ye, ushaka wamuhamagaraho, cyangwa se hari hasi hano haraba hari nimero zacu, natwe watunyuraho, ntabwo bigoye kumugeraho, turahari, turi kumwe nawe igihe cyose. Ikindi mukomeze mukore subscribe, mutere comment, like na share, kugira ngo n'umuntu utari wakurikiye ikiganiro n'ejo cyangwa ejo bundi aze kuba agikurikiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.